Bamfashe ku ngufu n'urugero nari kugira ngo tubare story n'ubuzima bwagiye bunyobora nyine urumva navutse ndi umwana ufite ababyeyi mbabura ndi mutoya ndashaka n'urugo ruranga urumva nta n'ubuzima bwari bukomeye refrere abamufata umumeze mwami ntazasubirayo hariho wankuye hari hakomeye mu buraya mwami nari nduhiyeyo mu businzi mana nari nduhiyeyo gukubitana amacupa byari byarabaye umwambaro kuri njyewe mbese nuvuga ngo ni indirimbo niwo mutesi bavuze pastor oya ndi mutesi wo muri Burundi n'umuvuga butumwa umuntu umvishe mutesi ni muntu ki dutangirira aho ngaho mutesi ni muntu ki mutesi ngewe ariko nyuma gutandukana n'umugore ibyo abantu bakeneye kwigiraho no kuvuga ngo mbese ubuhamya bw'ubuzima bwo ni burebure sinzi njya mura n'ahantu nyine nabuhera mbuvuga uburyo uzakora ni kimwe uzacakira umwanya inze ntabwe ubuhamya bw'ubuzima bwanjye kuko ubwanjye n'ubuhamya Kazenya bari nakuze cyane n'uwanyuma nakubise icupa niho nari mukubite hano kuri Big Shop baragufunga mbese sha imana yagiye inyirindira njyewe hari igihe nigeze ko ari ikiganiro amahoro y'Imana ashya n'ihirwe mu buzima aho muri hirya mu gihugu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba ni Mr. Jean ngo ndabasubije kandi mbifurize kugubwa neza basabona banjyaho banamusiza mwenda munani dinayo mama bakwitanye bamfite mutesi niwo mutesi bavuze pastor oya ndi mutesi wo muri Burundi n'umuvuga butumwa umuntu umvishe mutesi ni muntu ki dutangirira aho ngaho mutesi ni muntu ki mutesi ngewe ariko Kristo kuko urupfu rwo n'uruzigare ryawe rikaza ntabwo rizareba ngo ufite imodoka ufite amazu cyangwa iki ese uzajya kandi ibyo uzabisiga hano ariko nyamara Kristo we muragendana ariko abantu bise nanjye mucakira icyana gifite amafaranga gisenga kandi gikijije nakibona rero akazi kanjye ngewe umurimo wanjye ni ukuvuga Imana no gukora Imana ntabwo ndi umukomisiyoneri kugena ngo ndajya kubishakira muramo nabo ariko ngewe ikintu kingenza buriya mu nzu y'Imana ni kimwe ni ukwisengera ngewe marishakira kwigira imbere y'Imana ntabwo ibyo bintu mbijyamo ngo wenda ngo ndashakira umuntu abagabo cyangwa abagore oya ndayisengera kandi buriya ntibazagushakire wowe uzasenga Imana Kristo kuko urupfu rwo n'uruzigare ryawe rikaza ntabwo rizareba ngo ufite imodoka ufite amazu cyangwa iki ese uzajya kandi ibyo uzabisiga hano ariko nyamara Kristo we muragendana ariko abantu bise nanjye mucakira icyana gifite amafaranga gisenga kandi gikijije nakibona rero akazi kanjye ngewe umurimo wanjye ni ukuvuga Imana no gukora Imana ntabwo ndi umukomisiyoneri kugena ngo ndajya kubishakira muramo nabo ariko ngewe ikintu kingenza buriya mu nzu y'Imana ni kimwe ni ukwisengera ngewe marishakira kwigira imbere y'Imana ntabwo ibyo bintu mbijyamo ngo wenda ngo ndashakira umuntu abagabo cyangwa abagore oya ndayisengera kandi buriya ntibazagushakire wowe uzasenga Imana atari mutesi wundi mutesi ni umumama Imana yagiriye ubuntu imuha agakiza kayo ku buntu iranamukoresha ndi umukozi w'Imana ndi umuririmbyi ndirimba gospel ndi umuvugabutumwa ndi umuhamya w'Imana mbese uhamya imirimo y'amaboko y'Imana neza y'Imana ubuntu bw'Imana ni mutesi umaze igihe kingana iki mu buririmbyi umaze igihe kingana iki yego ni mutesi wakijijwe umwaka ushize ndumva mazemo umwaka mu gakiza narakijijwe
nemera umwami Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye n'umubiri, mbese ni umwami wanjye. Mpitamba n'umuririmbyi, mpitamba n'umuvugabutumwa, bihaburikira icyarimwe. Yego, kadusubire kuri Mutesi utarakizwa, utaraba kiragakiza nk'umwami n'umukiza. Mutesi ni muntu ki, yavukiye hehe, akamufashe telefone nubwo wabushyire wisanzure, tuguhaye ikaze wisanzure. Yavukiye hehe, byagenze gute ubuzima bwa Mutesi, avuka mu bana bangahe, ubuhamya bwawe mu gatoya? Mutesi ni umwana wavukiye mu Rwanda. Nakusinyira umwana ni umumama wavukiye mu Rwanda. Ubundi amazina yombi? Nitwa Mutesi Delphine. Yego. Navukiye mu Rwanda, tuvuga turi abana 5. Ndi mu Rwanda navukiye, ntura ni Bugande, njya no muri Saudi Arabia, njya mu bihugu by'Abarabu, ndahasoringa ngaruka mu Rwanda. Nyine Imana ingirira neza, irantoranya. Hari akantu nshaka kutwibandaho cyane gatoya, ubuzima bwa Mutesi mbere yo gukizwa yari muntu ki? Mbere yo gukizwa, ishusho yawe yiduhe. Mbere yo gukizwa ubundi njyewe nabuze ababyeyi banjye muri 94. Yego. Ndi imfubyi, turahasoringa, ndashaka umugabo, ndabyara, turatana, ndi umumama w'abana 2, nuko nayo nabivuze. Yego. Turatandukana. Dutangire kuri Mutesi wa nyawe. Mu rugo umwana wa kangahe? Wa 2. Umwana wa 2 ushatse umugabo, muratandukanye, hari byinshi wakomerekeyemo, hari byinshi wahuyemo nabyo, niyo story. Ibyaha byose, mbese n'ubuzima bwose. Yego. Nahuye n'ubuzima bubi, mpura mbese n'isi ndayibona. Nahuye n'ibintu bikomeye. Ni inkuru kutubarira. Ntabwo nyizi. N'abantu dukurikiye bashobora kwigiraho bakavuga ngo uko Imana ikora kure umuntu, Mutesi kuba yaravuye kure, nanjye niko nzava kure. Dutangira ubwo buzima, wenda ku muntu atangira sitaka bati nari mfite imyaka 15, bingendekera gutya, bamfata ku ngufu, nyuma yo kumfata ku ngufu mbyara umwana, nyuma yo kubyara umwana nkabwirwa nkaburara nawe gutyo. Yego. Oya, njye ntabwo bamfashe ku ngufu. N'urugero nari ngwaye kugira ngo tubare story. Yego. N'ubuzima bwagiye bunyobora. Nyine urumva navutse ndi umwana ufite ababyeyi, mbabura ndi mutoya, ndashaka n'urugo ruranga. Urumva nta n'ubuzima bwari bukomeye, ntabwo bwari bwose. Washatse muri 2000 na kangahe? 2006. Umwana wawe w'imfura bari mu myaka 15 irenga. 18. Wanshingira? Umukobwa? Umuhungu. Mfite abana 2 ubundi. Basa nkaho bangana. Yego. Ko njyewe n'urumva nabyaye umwana wanjye w'imfura, mpita nongera nsama indi, bamera nk'abakurikiranye n'abantu i Bugande bo banyitaga Narongo. Mama w'impanga. Bazita indahekana. Bazi ko ari impanga ariko ni indahekana. Wabyariye muri Uganda? Oya, nabyariye mu Rwanda. Ubwo mbona nashakanye n'Umugande? Ni Umunyarwanda. Wisanze muri okay. Tutaza gusimbuka story yawe y'ubuzima. Kuko ari benshi bakeneye kumenya bakanayigiraho. Ubuzima bwa pastor bwa Mutesi tukureba wo mu gospel umuririmbyi kavuga butumwa. Ni bihe bintu wakwitanye nabyo mu buzima bwawe bwa gikobwa bwa kigore na nyuma yo gutandukana n'umugore, ibyo abantu bakeneye kwigiraho? No kuvuga ngo mbese ubuhamya bw'ubuzima bwo ni burebure, sinzi njya mbura n'ahantu nyine nabuhera mbuvuga. Uburyo uzakora ni kimwe, uzanshakira umwanya inze ntange ubuhamya bw'ubuzima bwanjye kuko yes, ubuhamya bwawe ni igitabo kirekire utazi ahantu utangirira. Bijya bindenga, ubuhamya bwanjye ni burebure bwo ahantu navuye kugira ngo mbe uwo ndi w'aka kanya. Ni ubuzima, ni urugendo mbese rw'ubuzima rukomeye cyane kugira ngo mbe uwo ndi we aka kanya naho navuye. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ni ukuvuga ngo
urugero wenda nk'ahantu bankurikirana nko kuri channel yanjye byango nashyizeho ubuhamya bwanjye ibice 3 niho nagarukiye kandi nta kiganiro kiri hasi y'iminota 30 ni amasaha urumva ni burebure nta none nageze nuvuga ngo ubuhamya bwanjye bwo nzabutanga nzabuguha hano nzabuha abantu badukurikiye ko ni ishuri rikomeye kandi nzi ko hari benshi n'ubundi bimeze gutyo bizabafasha kashoboye kuba ubuhamya bwawe ari ikintu gikomeye cyane ni igitabo tuzatangira kubumbura ku munsi wo kwa kane utangiye kugenda page kuri page kuva uvutse kugeza uyu munsi wa none yego nta kibazo pe ni igitabo gikomeye kandi ndazi ko abazabikurikirana bazagirirwa ubuntu bakabikurikirana bizabafasha kuko ni njyewe nzi aho navuye ni nanjye uzi aho ngeze kuki wahisemo kuba umuvugabutumwa uririmba gospel ugashora amafaranga mu ndirimbo zihimbaza Imana ugashora n'amafaranga mu ivugabutumwa ni ukuvuga ngo nta nubwo ari njye wabihisemo navuga ngo Imana ijya kuntabara ijya kundokora nuvuga ngo iyo yaranteguye nk'indirimbo zanjye ya mbere naririmbye yitwa Mfata Unkomeze ni indirimbo y'ubuzima bwanjye ni njyewe wiririmba watubwira mu magambo make arimo yego iravuga ngo ndavuga imbabazi zawe Mana washyize kuri njyewe wanzuye mu bapfuye ndi muzima wankuye Sodoma na Gomora warakoze wambabariye ibyaha Mwami warakoze nanjye wanyigishije kubabarira yego refrere abamo Mfata Unkomeze Mwami ntazasubirayo hariho wankuye hari hakomeye mu buraya Mwami nari nduhiyeyo mu businzi Mana nari nduhiyeyo gukubitana amacupa byari byarabaye umwambaro kuri njyewe mbese nuvuga ngo ni indirimbo ariko yanjye mbese nuvuga ngo ikubiyemo ubuhamya bwanjye yitwa Mfata Unkomeze iri kuri YouTube yanjye Mutesi Delphine indirimbo nziza abantu banajya bakore subscribe like share na comment kugira ngo dukomeze gushyigikira Mutesi Delphine yego nukuvuga ngo urambaje ngo nukwete nese mo kuririmba Imana ni indirimbo nziza kubera kuko Imana mvuga ko ari nziza umuririmbyi yaririmbye ngo nta soni mfite uretse z'ibyaha byanjye yego ni indirimbo mbese kuko nari maze gukizwa ni nayo nahereyeho bwa mbere ne nafungiwe cyane yanjye kuko nari maze gukizwa nibuka ibyo byose bije inyuma yanjye byari byarangose byaranyicariye byaranshikamiye noneho Kristo utarobanura ku butoni nanjye ahita ambabarira amaze kumbabarira ibyaha numva ndabohotse numva umutima wanjye ndahamanya nawo n'umwuka wera ko ngomba kuririmba iyo ndirimbo mu buryo bwo gushima Imana ahantu inkuye kandi nkanavuga ngo Fata Unkomeze Mana ntazasubira Tasiye Titus yaremye ngo wandokoye nari mfuye nakwitura kimurengezi nanjye rero yanjye ni gutya imeze Fata Unkomeze Mwami ntazasubirayo hariya wankuye hari hakomeye mu buraya Mwami nari nduhiyeyo mu businzi Mwami nari nduhiyeyo gukubitana amacupa byari byarabaye umwambaro kurwana no gutukana nari nduhiyeyo ineza yawe Mana niyo yandokoye amen no kuvuga ngo ibyo ngibyo ni ibintu umuntu wese yaranzi gukubitana amacupa nari wa mbere ahangaha Nyarubande na n'ubundi niyo ikiganiro kinari kubera sibyo hano sitwa Nyarubande ni hafi yego nuvuga ngo igihe ubwanjye ndubanya Kazenya barirakuze cyane n'uwanyuma nakubise icupa niho nari mukubite hano kuri Big Shop baragufunga mbese Imana yagiye ingirira njyewe hari igihe nigeze ko ari ikiganiro umuntu mwava ngo se ngo kabivuga seka ngo nkaho bishimishije
umuntu abinyandikira muri comment ariko njyewe mpamvu bivugatse kare nawe ari wowe njyewe mbese ubaye uri wowe njyewe ugatekereza ibyo bintu wari urimo ugatekereza mbese uwo mutwaro Imana yagutuye nta gihe cy'umubabaro mfite nanjye sinzi ko ari umubabaro mpaye kuko nzawibagirirwa kwa Yesu ndirira kenshi muri ndi bayizi ariko nuko ntabona Yesu iyo utarabona Yesu uba ubabaye uba urushye uba uremerewe. Kutagira Yesu ni igihombo singiye kukubeshya. Buriya abantu badafite Yesu mbasabira ikintu kimwe n'amahunda gusenga Imana nkavuga ngo Mana ugabanye abarimbuka ongera abakizwa. Yaba abantu bose barwaniraga kugira ngo babone Yesu babone Imana babone amahoro ava ku Mana nukuri babayeho neza kuko Satani barabira ibyuye. Iyo ukorera Satani agukoresha n'igitugu ubishaka utabishaka ugomba kubikora. Yego. Ntunamenye nuko abigiyemo. Ko Satani baryama gise naryama. Nase mute. Kwakijijwe igihe kibi cyo gufunga insengero. Ntabwo ari igihe kibi. Erega buriya ntabwo bafunze insengero. Bafunze inzu. Guteze. Ni inzu bafunze urusengero rw'Imana ngo bajye barufunga. Kandi n'urusengero rwa mbere ubundi ruri muri wowe. Ruri muri njyewe. Urusengero rwa mbere mpagaciro n'ururimo hano. Umutima w'umuntu. Aha, urusengero rwanjye nzi ko rumeze neza. Rusukuye ruhamanya n'Imana. Naho bafunga amazu yose yitiriwe Imana yitwa insengero. Nta kintu byabimbwiye. Ngo musanga ni nyakuri ni muri wowe. Ni muri njyewe rero ntabwo nakijijwe igihe kibi. Nta nsengero bafunze. Urusengero rwanjye ndarufite ndarugendana ruri muri njye. Ati urusengero rwanjye ruri muri njyewe ndarugendana. Urundi urusengero ni inzu y'Uwiteka kandi ni inzu yo kubahwa. Yesu yabwiye ni Yohana ni Petero ngo ahantu hahagaze n'ahera cyane umuntu turikirenge cyawe buhoro kuko ari ahera cyane. Muri iyi minsi ya none ndashaka ko tuganira ku gukizwa kwawe nyuma yo gukizwa. Ni gute ubona umuntu uri born again wakijwe bwa kabiri arusha umuntu utarakizwa? Umuntu wakijwe bwa kabiri wabyara n'amazi n'umwuka arusha icyo umuntu utarakira Yesu Kristo n'Umwami n'Umukiza. Ni ukuvuga ngo iyo utarakizwa uba wiyobora. Uba nyine uyoborwa na Satani wiyobora uba umeze nk'ikihebe ntutekereza. Nimba ari muri buwate wagiye urarayo, nimba ari kumunsi urasinda, nimba ari gutukana, nimba ari amacupa urakubitana. Aho ngana nyine nawe urabyumva nta mahoro y'umunyabyaha nawe ubwawe nta mahoro ufite n'abandi ntayo uba. Ariko iyo wakijijwe ntabwo uba uri uwawe ngo wigenge. Yego. Umwami ukorera rero gukizwa ni iki ubundi kwanza? Gukizwa ni ukwihana ibyaha ni uguhinduka ukemera Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Kandi iyo wamwemeye ukamwinjizamo muri wowe akakubamo nawe ukamubamo ntabwo ukiri wawe ngo wigenge ukora wowe ibyo ashaka. Wandi turabacu ngo twigenge. Yego. Uba ufite amahoro yo mu mutima asesuye nta mihangayiko kugira cyangwa iki kuko uzi kuko buri kimwe Kristo aragishoboye. Uyu utarakizwa uricara ugahangayika nanjye naricaraga nka panika nta n'icyizere cy'ubuzima nari mfite go. Ibyo se ntacyo. Ngo ejo ngo hazaza ngo nanjye ngo burakengera kuri iki. Njyewe nabonye icyerekezo cy'ubuzima maze gukizwa. Imana ikugiriye neza. Yego. Iyo ufite Kristo rero warakijijwe ibintu byose bigenda neza kuko wowe icyo ukora ni ugusenga ukabana n'Imana amahoro ibindi byose ukabiyiharira.
irabigukorera. Ariko iyo udafite Kristo urirwanira wowe nkawe ubwawe, nta n'amahoro ufite muri wowe. Usubirwanira ugatsinda icyo bitwaye. Gutsinda rero biragoye. Nta nubwo njyewe rero nkanjye naragerageje, narirwaniriye, nakoze ibishoboka byose, ibiteye isoni bidateye isoni biki byose, ariko ntabwo njye byize. Wigeze ujya mu biciro no mu nkavuga ati kugira turaranura amaya cyane ngo iki cyane nese ngo hakanire njye nakubwiye ati iriya ndirimbo yanjye nanayiririmbye wayumvishije. Nese nimba naririmbe ngo hariya mu buraya narinduhiye, nese mu buraya bakuramo iki? Ubwo umugabo byamusabaga ngahe? Biterwa kandi ibyo nari ngo cyane no kubivugaho. Kiza nk'uko Kristo yambabariye nta kindi. Usanga mwajyana mu gihe bakubona uri kuririmba gospel cyangwa ugahura babyakira bate? Babyakira bati urumva iyo umuntu akiboshywe, iyo umuntu akiboshywe we ashobora no kuvuga ngo warasaze, cyangwa niyo atakumva ko wasaze we ntabwo aba afite ubwo buntu bwo kugira ngo nawe abyumve. Hako ndazi kuko umuntu ufite ubwenge, umuntu nawe uzi kureba, tuvugana niyo utarebesha amaso y'umutima ukarebesha amaso y'umubiri, wabona ngo Mutesi wa cyagihe yarapfuye, ugahita ubona ko Mutesi uriho aka kanya ari mushya kandi ari we mwiza. Ni Mutesi wazutse. Barabibona nyine ubwo bikabacanga, abo ngiriye ubuntu nabo ndababwiriza nkababwira. Kwandika indirimbo za gospel bifashwamo nande cyangwa se uririmbyi bifashwamo nande? Ni njyewe ubwanjye wifasha, ni njye wihimbira, ni njyewe unaririmba. Yego. Njyewe indirimbo ndirimba uzajya ugenda uzumva, ndirimba nje ibintu bindimo, bimvuyemo hano mu mutima wanjye. Yego. Nibyo ndirimba. Ntabwo rero nta muntu nyenewe kugira ngo anyandikire cyangwa ngambwire ngo ririmba ibi. Oya, ndirimba ibindimo. Nimba ari amashimwe, ubwo ni amashimwe avuye mu nda mu mutima wanjye. Nimba ari kuvuga wenda aho navuye, nimba ari neza y'Imana, iyo neza mvuga niyo mba narabonye. Njye mvuga Imana nzi, mvuga Imana ntumvanye kanaka ngo mvuge ngo ngiye gushima Imana urugero ya Bonere. Ngo reka rero njya gushima ngo Imana ngo yagiriye neza Bonere, ngo reka nanjye njye kuyishima. Oya, ni Imana yacu twese, ni Imana ibera hose icyarimwe, ni Imana yawe, ni Imana yanjye. Ariko ubunini bw'Imana yanjye njyewe uzahana Imana yankuye. Hani indirimbo nayo ngenda bango ushize mu yibagirwa icyamwirukansaga. Yego niko bisanzwe bimeze. Njyewe rero nahuriye n'Imana nkayifata, niko navuga nkayicakira nayo ikamfata, njye uhazi. Ndirimba rero ibintu bindimo, mvuga Imana indimo, inzi mbese numvishije. Ati mvuga Imana indimo, ibintu bindimo bimvuyemo kandi binshimishije. Ubona urugana rwa gospel uzarumara mu gihe kingana iki mu gihe uri kuririmba utinjiza gusa amafaranga? Ubushobozi buva hehe? Ni ukuvuga ngo nakubwiye ngo iyo ukorera Imana ntabwo uhangayika na n'ugupanika. None se aka kanya wambaza ngo urye iki? Nta kazingira. Kazingira nkorera Imana kandi Imana irampemba, ihemba neza. Ndarya ntabwo mburara, ndambara, ndaririmba. Ubu maze kugira indirimbo 10. Sibyo? Kandi gukora indirimbo birahindura byose. Kurimba album yuzuye. Ariko kandi zirakora. Ni video na audio. Ubu yego uretse ebyiri nizo za audio gusa, nazo ziri kuri YouTube, izindi ziri muri studio. Kandi nazo zizakorerwa video nuko umwanya utaraboneka. Utaje uraza tugukorera video. Waruzi ko dukora ama video meza. Zacyari mabi. Ni meza nayabonye kuko ntabwo suzi ko bwa mbere mageze. Namubona Imana ibakubesheje mukamfasha nkakomeza ubutumwa nkashyira hanze isese kabumva.
Shati bikwemeye tuzagucamo indevure y'ibikoresho gusa. Umuntu uzi ukore video. Mane baho umugisha. Bashimiye. Yego. Urakijijwe wakiriye Yesu utangiye guhanga no kuririmba ibihano byawe bishize hanze ese abantu bakwakiriye gute? Kuvuga ngo je nkurikije nyine ukuntu bazireba n'amakomenti bandika mbona bibashimisha ko harimo nyandikira akambwira ati Imana igumugisha indirimbo iramfashije cyangwa se wenda nashyizeho nk'ijambo ry'Imana nyandikira ati Imana igumugisha ubu buhamya cyangwa ubu butumwa buramfashije abantu babyakira neza. Uyu munsi wa none ukubarizwa hehe usengera hehe aho uteranira? Nukuvuga ngo uyu munsi wa none nasengeraga ubundi muri Bethlehem. Bethlehem hehe? Y'umupasiteri witwa Sekazuba abantu baramuzi. Sekazuba nzi? Kuri YouTube? Niwe kubatije? Niwe wambatije. Mbese ni nanjye yabatije bwa mbere. Wabatijwe Ni nabwo yaragitanya none ivuga butumwa. Ni twebwe fura z'urusengero twabatijwe. Mbese ubwo nukuvuga ngo ni umushumba wanjye. Urusengero rero muri ino minsi aho twasengeraga nyine ubushobozi ntabwo rwari rwujuje ibyangombwa. Rwarafunzwe. Aka kanya nsengera aho mbonye basenga Imana. Njya muri minivamu, njya muri fazawudu, njya ahantu mbese hose basenga Imana kandi nkamanya n'umutima wanjye nkumva ko ngomba kujya gusenga. Njyayo. Aho umutima wanjye rero uzahitamo cyangwa aho Imana izampitiramo umwuka urakanyobora ati sengera. Naho nzafatanya n'iyakize mba umukristo wabo. Ariko ubu ni umukristo w'Imana usenga ahantu bavuga Imana ahantu hose hateraniye abantu b'Imana mu nzu y'Imana. Nowe. Akubaho Uwiteka. Ingororano ye ni ubukire n'icyubahiro n'ubugingo buhoraho. Amen. Wayihakaye ikakongera. Umusatuzi. Oya ntabwo ari umusatuzi. Ikongera ikakongera. No, umusatuzi. Yera. Umusatuzi ushatse kongera. Wavuze ngo amen ariko. Haleluya. Amen ari ukuri. Ndafashijwe. Ni umushumba twahuye ndwaye cyane bikomeye aransengera ndakira arambwiriza arambatiza turakomeza umurimo w'Imana. Niyo ndirimbo mfata nkomeze nayisohoye n'ubundi mba mu rusengero. Yego. Ati nayishyize hanze mba mu rusengero rwiwe ariko uyu munsi nta aderesi afite. Aderesi ushatse kuvuga n'iki? Ari kubarizwa hehe? Kuko nta rusengero se ruri umwitirirwa ruhari. Oya aderesi irahari kuko insengero zose ziri kuri iyi si ni iz'Imana kandi ni umushumba ni umukozi w'Imana ni umuvugabutumwa. Aderesi irarayifite yabwiriza ubutumwa mu Rwanda, muri Tanzania, mu Burundi, hanze y'ahantu hose. Ubusa ni hehe? Ubu ngubu numva akanya ntabwo navuga ngo arihe ntabwo namuvugishije ashobora kuba ari mu Rwanda cyangwa ari hanze. Sekazuba sumwa rutende mu Gahunga ni hehe? Mu Kidaho. Mu Kidaho. Wamandamuzi. Ashobora kuba ari mu Rwanda cyangwa ari hanze. Ko ni umukozi w'Imana abagendagenda ajyana ubutumwa bw'Imana bwiza. Uriho nkubwiye ngo arihe none aha naba nkubeshye kuko ntabwo namuvugishije. Cyakoze. Mwamuteranije se mukamukodeshereza agasare hano kuri pastorale ubundi akajya asengera. Namwe mukabona aho gusengera mukajya aderesi kazajyana na diyakoni. Muteranye amafaranga mukodeshe sale yujuje ibisabwa bireme gusengera. Rega gahunda y'Imana nibyo nakubwiye aba ari y'Imana. Ibyo bintu byose Imana irabizi kandi bifitiye ubushobozi. Yego. Birashoboka gukodesha sale, birashoboka kubaka urusengero, ibintu burya byose dushaka twebwe twirirwa twirukankaho biri mu biganza by'Imana. Simfuza ko ikiganiro kiza kuba kirekire cyane kuko nakagaruka nashaka ubutaha tuzohera ku buhamya bwawe pati ya mbere, pati ya kabiri, pati ya gatatu
tukagenda tuganira ku buryo bugiye butandukanye kandi bwihariye. Mute urakijijwe wakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, umwami ngo akuyobore aguturemo, akubera inzira y'ukuri n'ubugingo, akubera ikiraro kikugeza kiguhuza na se Kristo. Imusomo no kwitanga kwawe kugira ngo Kristo bwawe bukomere. Ukubifashwamo n'iki? Kwitanga kugira ngo Kristo bwawe bukomere. Yego, igiti kirimo amatunda nicyo giterwamo amabuye. Ubwo amaze gukizwa nibwo ufite ibigusha byinshi. Jewe ibintu binkomeza mu rugendo ndimo no gusenga. No gusenga cyane, guhora imbere y'Imana kandi ngahora nezwa. Mbese no guhanga amaso yanjye ku Uwiteka. Nkareka guhanga amaso ku bindi bintu. Iyo uhanze amaso ku bintu ku by'iyi si nyine, njyewe nakubwiye ngo Imana kuva nyimara kwakira Kristo sinongeye kwirwanirira. Nakubwiye ngo njye mpanze amaso kuri Kristo, niwe ungaburira, niwe unyambika, niwe umpaho kuba, mbese niwe umpaye n'amahoro. Kuba mufite njye birampagije. Kugira ngo rero mugumane ni ugusenga kandi nkahura neza, ngahura imbere y'Imana. Hari umwanya wa inshuti zanyanga aba banini bakambaho yeweho sinzakubaho indera. Abo ngabo rero njyewe bose uvuze, inshuti, abavandimwe, umuntu, reka nkubwire, umuntu we yakwanga. Umuntu yakwanga atakwanga nta kintu bivuze. Inyuma y'umuntu nta undi muntu. Ariko inyuma y'Imana n'imbere yayo nta kindi kintu gihari uretse Imana. Abavandimwe, inshuti, n'ubundi abo bantu bose ntabwo nigeze mbarana imbere y'igihe. Ubu njyewe umuntu maze amaso, umuntu wanyanga mbese nkababara cyangwa agirana nawe ikibazo nkababara, ni Kristo wenyine, ni Imana. Ukuri maraguhagije, arampagije. Ntacyo mushinza, ndanezerewe. Ineza y'Imana, ineza y'urukundo rwe, niwe muntu unjye nta n'umwana w'umuntu wari kunkunda anshaka wigize. Nta gikundiro nari mfite icya mbere, ntabwo nari mvuka mu miryango irenze. Cyongera se wajyaga kuseta ugataha nta mugabo. Ariko aho ngaho babaga bankunze cyangwa nabaga nigemuye. Waba ugiye kubaseduwiza. Ariko noneho rero ubu uwankunze we yankunze nta kintu ashingiyeho na kimwe. Ashingira kuko yandemye kandi abona kuko agomba no kunshyira mu nzira nziza nkamukorera. Nicyo yamamagariye. Yankunze namuzi, nanjye ndagije ndamukunda kandi arampindura ngira uwo ndiwe. Ubu rero niho umuntu yanyanga njyewe nta n'ikintu bimbwiye, nta n'umuntu manze amaso. Hanyuma y'umuntu ha undi, ariko nyuma y'Imana nta yindi Imana ihari. Pastor Mutesi uramuzi? Tubana ku musozo. Yego ndamuzi. Pastor Mutesi agize gukina imyaka myinshi, ayiboneye umugabo ufite amafaranga. Ibintu bivuga hirya. Benshi batashatse umukene, abenshi batayikwiye mu bwo bari kurureba, abandi bati nyamara ashatse neza. Uriko yiki mu myaka ye kuko yarakwiye gushaka. Cyane nawe nejo, nawe umubonye ejo wagenda. Njyewe ubwo bari kisubundi ko nawe mfite. Tubwiye ko mwatandukanye. Yego. Ariko nakubwiye ngo nyuma y'umuntu ha undi. Cyo kintu ntabwo cyumvise. Nuko mwamaze kumubona undi. Kandi ikindi njyewe ibya Pastor Mutesi ntawe ndabivugaho cyane. Kuba abantu wenda bavanga yijugunye mu rwobo cyangwa abandi bakagira gute, we nkawe n'umutima we niwe uzukuri. Kandi nanone ntabwo kuba abantu babivuga ntabwo aribwo yashimisha. Nimba we yishimye n'umugabo we na cyane ntabwo ari uwanjye cyangwa ntabwo ari uw'abo bantu babivuga. Ntabwo njyewe bindebe, Imana ahubwo imuha umugisha imukomeze urugo. Ikindi ku myaka, mbese ni imyaka ingahe bashaka niba badashaka? Bose barashaka.
ntabwo rero gushaka cyangwa gukunda biri kw'imyaka. Ko ndi umusenyeri w'imyaka 35 uza abantu ukuntu bambwira. Wowe none se abantu kuba babikubwira bigutwaye wowe ubwawe kubwo wowe wibwira iki? Nta kintu ndibwira. Ntugendere rero ku bantu ko iyo ugendeye ku bantu nta kintu wageraho. Ibyo nshaka ntabwo ari icyo ushaka, icyo wowe ushaka ntabwo ari icyo uriya ashaka. Wowe ahubwo icyo ushaka ushaka iki? Ubona icyemezo cya Pastor Mutezi cyari gikwiriye? Jewe ntakubeshye nakubwira ati nta kindi bivugaho cyane. Cyari gikwiriye kubera kuko niwe wagitekereje abona umugabo we aranagikora. Jewe nashingira ku kimuvuga ngo ntabwo cyari gikwiriye kandi navuze ngo ibimushimisha ntabwo ari byo byanshimisha, ahubwo we ubwe mu mutima we nimba yishimye kandi koko buri arishimye ni we wabiteguye aranabikora. Rero bimuhire, jewe nta kintu nabivugaho. Nibutse abantu gukora subscribe, like, share na comment kuri Iris Rwanda TV. Mujye no kuri channel yitwa Ndinde, mukore subscribe, like, share na comment. Mujye kuri channel yitwa Mutesi Daphine. Yego. Bakore subscribe, like, comment, banarebe, banakore share, banakugire n'inama. Bangire n'inama. Okay. Ni cyane kizamuka iri mu 1500 gutyo ntibeshye. 600. Bizanshimisha kubona iki kintu kizamutse cyane kaba yagira nka 2000. Mane go mugiye. Byashoboka. Bizashoboka. None se nimba naratangiriye kuri rimwe nkaba ngiye kugera muri ibyo 2 nyine. Urumva atari Imana ibyikorera? Yego. Jewe nta Ndinde se. By'umwihariko tuguhaye ikaze ibintu by'amajimu n'ibiki byose bigabanye abanyarwanda bakubone kuri iyi channel cyane kugira ngo ukanguke. Wasanga ari bwo bubyutse bwawe ariho buri. Yego. Twizere abantu ko bazajya bakubona nibura 3 mu cyumweru cyangwa buri munsi. Ndahari rwose bazajya bambona kandi bambone mbazaniye ijambo ry'Imana rishya umunsi ku wundi kandi nkomeza no kubabwira neza y'Imana naho Imana ikura umuntu. Yego. Nyuma y'iki kiganiro tuzakurikizaho ubuhamya bwawe umunsi ku munsi, day to day, kuva nyuma y'ejo bundi. Nizere ko tuzakubona. Nzaba mpari. Tugushimiye cyane kandi Imana ikumugisha. Amen. Hari icyo wakongera ku byo tumaze kuganira muri iki cyane cy'ubukara tugiranye? Ikintu nakongeraho kuko Yesu ni umwami. Nibareke Imana yitwa Imana. Abantu bavane amaso ku by'isi, guhanga amaso ku by'isi. Ibintu turapfa tukabisiga buri munsi, inshuti zacu ziragiye bafite n'ibiturenze. Abantu ubona abantu mbese bo bafokasinze ku bintu by'isi cyane. Nzabaho gutenda mbamhenze, ndatunga imodoka, ndatunga inzu, ariko ibyo byose birashira. Asha nta muntu byanga. Ntawe byanga, ariko nakubwiye ngo iyo ufite Kristo ntabwo yemera ubaho nabi nawe. Ibyo bintu arabiguha. Icyo nshatse kukubwira ntabwo navuze kuko tubyanze, ariko ntabwo ari byo ukwiye guhanga amaso. Ushyire imbere, shyira imbere Kristo, kuko urupfu rwo n'iruzigare ryawe rikaza ntabwo rizareba ngo ufite imodoka, ufite amazu cyangwa iki. Ese uzajya kandi ibyo uzabisiga hano, ariko nyamara Kristo we muragendana. Ariko abantu bisenga ngiye mucakira icyana gifite amafaranga gisenga kandi gikijije nakibona. Rero akazi kanjye ngewe umurimo wanjye ni ukuvuga Imana no gukora Imana. Ntabwo ndi umukomisiyoneri kugira ngo nkwetajye kubishakira. Muramo n'abantu. Muramo n'abo, ariko ngewe ikintu kingenza buriya mu nzu y'Imana ni kimwe. Ni ukwisengera ngewe nishakira kwigira imbere y'Imana. Ntabwo ibyo bintu mbijyamo ngo wenda ngo ndashakira umuntu abagabo cyangwa abagore. Oya, ndayisengera kandi buriya ntibazagushakire. Wowe uzasenga Imana. Ngewe nkeneye umuntu wo kunshakira. Umwuka wenda mufite. Nimba rero ufite umwuka wera, nta muntu ukeneye kugira ngo agushakire. Ujye umwumvira.
ambwira amagambo meza ati ndagukunda. Ntabwo ukeneye undi muntu, ni wowe wenyine hano. Nkomeze nyibane muri iki kizu cyanye nyine. Oya, ntabwo mvuze umuntu wo kubana nawe. Ntabwo ukeneye umuntu wo kukugira inama cyangwa kujya gushakira umuntu muzabana. Aha ngaha mu mutwe Mwuka Wera muri wowe, ubundi ibintu byose bizagenda neza. Umwuka Wera ni umucyo, n'abayoborwa nawe baraboneye. Okay, Delphine, ubuzima bwawe tubihinduremo filime, tubihinduremo ikiganiro cy'ubuhamya cyangwa tuzabutange gute? Njyewe ubuzima bwanjye ni ubuhamya, uzabutware gutyo mu buhamya. Okay. Ntabwo ari filime, kuko filime abantu baricara bakayitegura, ugasanga baravuze ati dutegura ikintu tuzakinaho, nyine cyo gutegura. Filime ni ibintu bitegura, ariko njye ubuzima bwanjye ni ibintu byabaye. Ni ubuhamya, ntabwo ari ikintu nakwicara hariya ngo unyigishe uvuga ati uraza kuvuga gutya ukurikiranye gutya. Oya, ni ibintu byabaye, reka tuzabwite ubuhamya. Yego, apana filime. Ndabikira abantu ko ku munsi wo kwa kane tuzabona igice cya mbere cy'ubuhamya, baza kwifata umwanya cyane ko nanga tuyo kure yacu, nanyise ntuye kure yiwe. Tuzakomeza tubane, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Mwadukurikiye kandi mwakunze iki kiganiro, yaba bari hanze y'igihugu n'abari mu Rwanda hagati, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Turabakunda cyane kandi tubasabira umugisha uko bwije n'uko bukeye. Bibiliya iravuga ngo musabirane imigisha kandi musabirane amahoro ya Kristo. Tubasabira amahoro ya Kristo. Abayisilamu muri mu gifungo tubifurije ibihe byiza, abakatolika muri mu gifungo tubifurije ibihe byiza, namwe abanyarwanda mwese tubifurije amahoro ava kuri Nyagasani. Mute dusohoze. Imana ibaha umugisha, abadukurikiranye live, abazadukurikirana nyuma, mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, impande enye z'isi. Turabakunda kandi natwe muradukunda, turabizi, kandi Kristo aradukunda. Kadukomeze dusenge Imana, amaso yacu tuyashyire kuri Kristo, b'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, aturindire umubiri n'ubugingo. Shalom, shalom. Mwakoze kubana natwe. Ni Mr. Jean Ngugu.